ikaze kuri channel ya Udahogora. Niba ukunda ibijyanye no guteka, nanjye nkunda abantu bakunda ibintu bijyanye no guteka. Uyu munsi rero n'undi turi mu gikoni tukaba tugiye guteka ibirayi. Murabona ko ni ibirayi twogeje gusa, turabitunganya neza. Hanyuma rero hejuru turaza gushyiraho kachumbari, ariko ntabwo dukoresha inyanya, turakoresha ibitunguru gusa. Mbese na gasalade karimo kuntu kumwihariko. Mu byo turi bukeneye muri salade harimo ibitunguru bibiri by'umutuku, nona ko utu ni twa duti two kuri seleri na tungurusumu. Turaza no gukoresha mayonnaise, dukoreshe na vinegre hamwe n'umunyu. Hanyuma rero turaza kubidekora neza kuri bino birayi, ubone birasa neza cyane. Nibyo tugiye gukora rero. Mu gutangira ndakatamo ibi birayi kabiri, ugerageza gukoresha ibirayi binini. Urabona ikasi ibirayi usigarana utuntu tw'umweru mu ntoki, bene utungutu turi ku cyuma, ngo tuno ni uburozi iyo duhuye n'amavuta. Rero niyo mpamvu turi bwongere tugashyiramo amazi tukabyoza. Bya birayi rero urabona ko n'ubundi ndi kongera kubyoza kugira ngo bya bintu nababwiye ngo bihura n'amavuta bikabyara uburozi bivemo. Hanyuma rero ku muriro dufiteho amavuta, tugiye kuyashyushya. Namara gushyuha neza dushyiremo bya birayi. Ya mavuta rero amaze gushya, ndashyiramo bya birayi. Mu gihe ibirayi rero biri ku ziko bitegereje yuko bishya, ndahita mba ndi gutunganya ibingibi turi bukoreshe muri salade. Kamere kuri seleri turagenda dukatamo uduce duto cyane dushoboka, kugira ngo bitaza kuba bisa nabi muri salade. Kugira ngo bize kuba bifite esthétique ubona bisa neza, birasaba gukatamo uduce duto cyane. Tungutu tumeze nk'utubabi tadukuraho kugira ngo tutamvangira, kuko two ubona ko dusa nkaho twabaye tunini cyane. Hanyuma utu dutoya rero ndadushyira muri aka kabol, niko ngiye gukoreramo ino salade. Bya birayi biraza kuva mu mavuta bishyushye neza, na salade yacu yatunganye. Ndata nkurikizaho tungurusumu. Nibyo bigoye kubikata kurenza gukata igitunguru. Igitunguru cyo ni bisanzwe ni kumwe umuntu akatamo dutoya. Na tungurusumu rero yena nkata dutoya, nkata kantu kananutse cyane bishoboka, kugira ngo bitaza kuba bikotagurika cyane muri salade yacu. Mu gihe rero twakata n'ibitunguru, reka tubanze turebe uko bya birayi byacu bimeze.
nako birimo biragenda bishya neza. Urinda kubicana ku muriro mwinshi cyane ukabije kugira ngo bitababuka inyuma ariko mo imbere bidahiye, kuko urabona ko ibirayi bifite peteri nini bisaba kubiteka neza. Hagenda rero ubihindura kugira ngo n'urundi ruhande narwo rufate umuriro neza. Tugiye kwigarukira hano rero bya birayi ndongera mbihindure ku nshuro ya kabiri kugira ngo nyine bize gushya bisa neza, udasanga uruhande rumwe rwabaye brown cyane cyangwa se rwijimye cyane, ahandi ubona hagize ukuntu. Rero ndagerageza kubihindura. Impamvu rero nkoresha aka kantu kugira ngo mpindure ibi birayi nuko ari ama ekimwari y'icyuma usanga irushaho gukobora ipanu. Niba nawe ufite ipanu yawe ukunda rwose uha agaciro mu rugo, ujye wirinda kuyikoreshaho ibintu by'icyuma cyane mu gihe byagushobokera ko wabona udukoresho tw'igiti, biba ari byiza. Ekimwari turaza kuyikoresha gusa mu kwaruka. Urabona ko rero twamaze gukata za tungurusumu, ibitunguru ndetse na twa duti twa seleri twagiye dukatamo dutoya. Ndashyiramo rero n'umunyu, nshyiremo n'udufuniko tubiri twa vinegere, hanyuma mbivange. Hanyuma rero tukaba dushyiramo na mayoneze, dushyiramo ibibiko bibiri. Urabona ko nyine birapakiye, ushyiramo nyine bitewe n'uko ubishaka n'ukuntu ukunda mayoneze, hanyuma ukahita ubivanga. Bikaba biratunganye rero. Ubu ngubu tugiye guhita dushyiramo ka black pepper gakeya. Black pepper nayo nago ari itegeko cyane, utayifite wayihorera, ariko ikunda kuryoha mu biryo hafi ya byose no mu masalade. Urabona ko nshyizemo gakeya kugira ngo turyoshye ibintu byacu kurushaho. Uramutse ukunda n'urusenda ushobora gushyiramo urusenda. Murabizi ko kachumbari ahenshi bashyiramo n'urusenda, ariko twe kuko dufite abana ntabwo turya urusenda. Bya birayi muribuka ko twabitetse nta munyu urimo, ndaminjiramo akunyu rero gakeya. Hanyuma mbisimbize. Ndabyarura kuri iyi plato, ndagenda mfata bya birayi bishyiraho neza. Ntunyishingara abantu tudashya, ariko biracyashyushye nyine, nuko aribwo tukibivana mu mavuta. Hanyuma rero ndagenda mfata kuri ya salade, hanyuma
ugashyiraho kuri buri kirayi. Kugira ngo ibirayi byacu uko nguku bimeze, nta kundi biba bimeze, biba biryoshye cyane, bimeze neza. Niba rero utarakanda subscribe waracikanwe, mukande subscribe ubundi tujye tubana no mu yandi ma video y'ibindi bitandukanye tuba twatetse muri iki gikoni. Bungubu tugiye gukurikizaho guteka ibindi bintu nyuma yuko dutetse ibi birayi, ariko nzabibereka muri video y'ubutaha. Ndabararikiye rero gukomeza gukurikirana ibintu bica kuri iyi channel kugira ngo udacikanwa naho ubutaha. Mwari kumwe nanjye Udahogora Vanessa. Peace, bye bye. Urabona ko ibirayi byacu ni ibya mbere birasa neza kweli.